Ndabasuje mwese bakunzi ba radiyo televiziyo gira ubuntu. Ni igihe James Munyandinda ugiye kubagezaho isesengura ku ifatwa rya General Fred Ibingira na General Charles Muhire bafashwe aho Ibingira yafashwe tariki ya 7 Mata umwaka wa 2021, bivuze ko amaze ibyumweru 3 birenga afunzwe. General Muhire yafashwe tariki 24 Mata, bivuze ko amaze iminsi 4 afunzwe. Ni ukuvuga ngo General Fred Ibingira ifata rye ryatangajwe mu itangazamakuru itariki 27 n'itariki 28, haciye iminsi 21 afunzwe. Naho General Muhire hashize iminsi 4 afunzwe. Ifungwa ryabo nanone ritangajwe nyuma y'uko Paul Kagame asoje amahugurwa no gutanga amapeti ku mugaragaro ku banyeshuri bigaga amasomo ya gisirikare yo kuba ofisiye, yo kuba kadete, bahawe ipeti rya suriyetona. Bahawe ayo mapeti tariki 26. Ni ukuvuga ngo bahawe Kagame agiye ko gutanga iryo peti rya suriyetona kuri abo banyeshuri. Fred Ibingira amaze ibyumweru hafi 3 afunzwe kubera kutubahiriza amabwiriza ya COVID-19, kuko yabashije gutaha kujya muhango wo gusaba no gukwa, ngo kandi bitemewe amabwiriza agenga COVID-19 mu Rwanda. Naho Muhire yafashwe tariki 24, bivuze ko Kagame yatanze amapeti kuri abo bana b'abasirikare bahawe ipeti rya suriyetona igako ku itariki 26. General Charles Muhire amaze iminsi 2 afunzwe kubera kutubahiriza amabwiriza ya COVID-19, kuko bamufatiye ahantu ari kumwe n'abandi bantu bagera kuri 30 barimo kwiyakira, banywa inzoga, biyakira nyine. Urumva ibyo kwenda bari bafite intera hagati yabo birinze, ibyo ntabwo babisobanura. Ni ukubera iki rero nifuje kugira ngo mfashe abanyarwanda, cyane cyane abasirikare, ingabo za RDF ziri active, ziri mu gisirikare n'abakivuyemo bari mu gihugu imbere, kugira ngo basobanukirwe ni impamvu ki aba bajenerali 2 bafashwe ntibihite bitangazwa mu binyamakuru, ahubwo bigatangazwa ari uko Kagame asoje amahugurwa y'abofisiye igako agatanga n'ipeti rya suriyetona. Akaba aribwo haciye umunsi umwe amaze gusoza amahugurwa aribwo ibinyamakuru bye byahawe amabwiriza yo gutangaza yuko abajenerali 2 bafunzwe kandi bafungiwe kutubahiriza amabwiriza ya COVID-19. Iki nicyo ngira ngo mfashe abanyarwanda, cyane cyane abari mu gisirikare, gusobanukirwa yuko ibi ngibi ntabwo kugira ngo bitangazwe mu itangazamakuru, intego ntabwo ari ukugira ngo abantu babimenye, ahubwo hari izindi ntego ndende cyane zihishe inyuma. Ibi ntabwo mbivuga nk'umuntu bireba gusa gutya nkabicishamo amaso nkabyanaliza, ahubwo nagiye mbabwira inshingiye no kuri experience yanjye mfite mu mikorere ya Kagame nk'umuntu wabanye nawe, nk'umwe mu basirikare bamurinze kuva turi mu ishyamba, no kuba tarafata leta na nyuma yaho dufashe leta. Ndagira ngo mfashe abasirikare ba RDF, baba bato baba n'abakuru, ndavuga amapeti no mu myaka no mu burambe mu kazi. Icyo nshaka kubabwira cya mbere ni uko Kagame afite ikibazo gikomeye muri iyi minsi,
kuko nta ntambara nyinshi yoherezamo abasirikare hanze nk'uko byari bimeze mu minsi yashize. Abasirikare benshi ubu bari mu bigo. Iyo abasirikare bari mu bigo, Kagame yanga ko abasirikare bagira umwanya wo gutekereza, bagira umwanya wo kwibazaho, bagira umwanya wo gutekereza ejo hazaza habo. Azi yuko iyo batari ku rugamba, mu byo mu gisirikare twakunda kwita batari muri zagarazagara, ni ukuvuga ngo batari mu bintu byo gutuma bari mu rurimi rwa gisirikare twakunda kwita ngo bari kuri hebuhebu. Gutuma ni ukuvuga nta mwanya w'ubusa bafite, buri kanya bakora ibintu bari okipe, bari mu bintu mbese bibabuza gutekereza. Nicyo nshaka kuvuga hano. Iyo abasirikare bari mu gihe cyo Kagame abona ko badafite ibintu bibokipye nk'intambara n'iki, abona yuko bamutekerezaho, abona yuko amabi abakorera n'inenge ze babona umwanya wo kuzitekereza no kuzibona. Azi ko ari abantu, azi ko bashobora gukora reaction, kugira ibyemezo bafata bitandukanye. Ibyo mbabwira ndabibahamo ingero. Hagati ya 92 na 93, igihe twari mu ishyamba, habayeho icyo bitaga cessez-le-feu cyangwa se icyo bita ceasefire. Habayeho guhagarara kw'imirwano kubera imishyano yajyaga mbere. Icyo gihe habayeho ikibazo gikomeye cyane cy'uko abasirikare bari mu myobo ukwezi kumwe, amezi abiri, umwaka, imishyano ijya mbere buhoro buhoro, kandi barya, kandi batekereza, kandi ni ukuvuga ngo nta kazi bari bafite igihe cya ceasefire, nta mirwano yari ihari. Ikintu Kagame yakoze cya mbere, yasize imyitozo, ni ukuvuga babyitse ngo ni unity training. Buri batayo ihabwa inshingano zo gukora imyitozo ya gisirikare, ni ukuvuga imyitozo twakwita nko gusubiramo ibyo umusirikare aba yarize, ariko ari ukugira ngo babe okipe hose. Nta unity n'imwe ya RPA itarakoze iyo myitozo ya unity training yakozwe muri RPA hose, kugira ngo ho kugira umusirikare wa RPA ugira agahenge n'umwanya wo kwitekerezaho cyangwa gutekereza irimo kujya imbere mu buzima bwe cyangwa bw'igihugu cyangwa bw'ubuzima bw'ubunyeshyamba twarimo. Ibyo ngibyo ntabwo byahagije. Kagame yatangije operation, ibi mvuga abasirikare bose twari kumwe mu ishyamba barabizi. Kagame yatangije operation yo gushaka abasirikare mu mabato yose, gutangira kubafunga, kubica, kubashinja ibyaha. Icyo gihe icyaha cyari kigezweho cyashinjwaga abasirikare mu mabato yose, na batayo nabagamo yari ishinzwe kurinda Kagame, nayo abasirikare benshi barabishinjwe kandi barabizize. Bashinjwaga icyo gihe ikintu Kagame yahanze, yaremye agashyiraho, cyari kunywa urumogi. Abasirikare benshi barafashwe icyo gihe. Kagame mbere yo gukora ibyo abanza ashyiraho icyo bita military police. Military police ayiha uwo bita Lieutenant Colonel Gahima, yarapfuye, Imana imwakire mu bayo. Uwo Lieutenant Colonel Gahima nawe ukuriye military police. Icyo bakoze, buri batayo, abitwa ba IO, abitwa abande bose, bagiye bafata abasirikare bakekaho yuko ngo banywa urumogi. Benshi barababeshyeraga, no muri Haut Commandement nuko byagenze. Umusirikare wese, ndavuga muri bato ya Haut Commandement iyo gihe nabagamo, bato yari ishinzwe kurinda Kagame. Ikintu bakoze gikomeye kwari gushaka buri musirikare wese bashaka kwelimina, kugizayo cyangwa se icyo bitaga ni harassment, kumuharasinga. Bamwitiraga ko yanyweye urumogi, bakamufata bakamufunga Kandoya. Kariya Kandoya mujya mwumva ngo bafunze abantu ngo babakubita, katangiriye mu gisirikare cy'inkotanyi, gafungwa abasirikare. Iyi mubyumve. Icyo gihe umuntu wahereyeho wa mbere bashinje urumogi yari umushoferi wa Kagame.
uyu mushoferi wamwitaga Gatumbura niwe twaraga Kagame muri Land Rover yagendagamo agiye Bugande cyangwa agaruka yuko ahoraga agenda Bugande urujya n'uruza buri gihe. Gatumbura bamushinje kunywa urumogi ariko impamvu yari kugira ngo berimine Gatumbura kubera Gatumbura yari azi Kagame A to Z, ni ukuvuga ngo kuva ku musatsi kugera ku ino, kuko yari abanye nawe igihe kirekire kandi ntaho Kagame ajya atari kumwe na Gatumbura kuko ari wamutwaraga. Kandi Kagame yanga umuntu wese umuzi inyuma n'imbere, ari nacyo yishe aziza Gasakure kuko yari amaze kumenya kandi akamenya n'ikibazo afite imbere mu mubiri we nk'umuganga we, private doctor wa Kagame. Mujye yamwiciye nicyo kirimo cyo kuba amuzi cyane. So icyo nshaka kubwira abanyarwanda hano ndayeba byumve neza, impamvu habayeho gufata abantu kubafunga kandoya, kubajyana muri polisi, kubacocaringa, kubagwa nabi, byari bigamije kugira ngo abandi basirikare bari mu bato yose babone ko bo bacitse ku icumu, babe bikange, babe bihahamuke, bo gutekereza, bo kwitekerezaho, ahubwo bagire umwanzi ukomeye muri bo witwa ubwoba, babibwemo na Kagame. Ikindi kimwe cyumve neza, iyo ni example mbere nshaka kubaha. Example ya kabiri, urugero rwa kabiri nshaka kubaha ni urungu ndashaka kuruha mu buzima bw'igihugu cyacu busanzwe mwese muzi no mu mateka ya bugufi muzi. Kagame yaragiye arasa, yaragiye ashimuta Toblende. Toblende avuga umusirikare wenda Kagame yitwa Toblende, yitwa Yoweri Mutabara. Toblende ni akabyiniriro twamwitaga tukiri mu ishyamba. Amushimuta i Bugande. Amaze kumushimuta abwira itangazamakuru rigeza igihe, za Kigali Today, Rushyashya, hose barabyandika mu Rwanda. Ntabwo yabwiraga abaturage, yabwiraga abasirikare bose bari mu gihugu yuko utorekeye Bugande agenda akamuzana nk'uko yazanye Toblende. Abanyarwanda babyumve, hari abasirikare benshi Kagame akuye Bugande abakidinapinze afatanyije na n'uyu mupolisi Kale Kayihura uri mu manza kubera icyo cyaha ibyaha yakorewe na Kagame byo gushimuta abanyarwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko abakura i Bugande abagarura mu Rwanda. Kagame abica, abenshi banaga muri Rweru. Impamvu ifatwa rya Toblende n'iburana rye byakishijwe muri media ntabwo ari ukubera kwifuza kumuha ubutabera, ni ukugira ngo aho kugira umusirikare n'umusigara atumvise yuko ngo uhungiye Bugande agarurwa. Uwari ufite igitekerezo cyo guhunga ngo ahunze ingabo z'u Rwanda, agiye Bugande, agiye Tanzania, agiye muri Kenya cyangwa agiye Burundi, Kongo, amenye yuko azafatwa nka Toblende. Ni ukuvuga ngo iyo akoze igikorwa nk'icyo akoresha media kugira ngo abibe ubwoba mu basirikare. Ni ukuvuga ngo ubwoba nibwo bumufasha gufata abasirikare nk'ingaruzwa muheto ze. Ni ukuvuga ngo ubwoba niyo ntwaro Kagame abiba mu basirikare kugira ngo abagire ibintagazi, kugira ngo bagire abasirikare badashobora kugira icyo bamarira igihugu, badashobora kugira icyo bimarira, badashobora guhagarara ku nyungu z'igihugu cyabo, ahubwo bagomba guhora bavuga bati aratwica, 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 araturasa, aradufunga, adushimuta, ntaho kumungira dufite. Ni ukuvuga ngo Kagame azi yuko iyo abantu ubabibyemo ubwoba, icya mbere batisha kandi bashobora kuvugana, bashobora kuvuga kuko baba bazi yuko uvuga bikamenyekana ari bwicwe. Ngabo z'u Rwanda rero, ngabo za RDF, nongere mbagira inama nk'umuntu barusha uburambe no kumenya uwo mugabo Paul Kagame, yuko umwanzi yababibyemo umubafasha ni ubwoba.
ni ubwoba barimo kubayibamo. Ndagira ngo ngaruke inyuma gake nanone mbereke igihe Kagame yicaga Colonel Patrick Karegeya akoresheje Kirisisi n'abandi basirikare yohereje kujya kuniga no kwica Colonel Patrick Karegeya. Kagame yagiye public mu byo bise ngo ni national prayer, masengesho y'igihugu. Mu masengesho abari declaringa yuko yishe Patrick Karegeya. Ntago yabikoze kubera kugira ngo bamwite intwari. Yabikoze kugira ngo abandi senior officers bazi ubwenge bareba aho igihugu cyacu kirimo kugana, ko kigana mu rwabayanga, kigana kuzimu, baceceka, akomeze ayobora igihugu cyacu mu muyoboro ukijyana kuzimu, baruce barumire, kuko uvuga nawe azanirwa nka Colonel Patrick Karegeya. Yakoze ku buryo buri musikire mukuru wese n'asikare bamenya ko Kagame ari wishe Karegeya, kugira ngo buri musikire abe igikange, avuga ngo nanjye ngize icyo nkora nagirwa nka Karegeya. Ibi ndabibwira abasirikare, niba ndimo kubwira Kagame arababibamo ubwoba kugira ngo muceceke, ayogoza igihugu cyacu, abagira ibikoresho, abasiga ibyaha. Nabyo nza kugeraho nkababwiraho gake. Tuva kuri Colonel Patrick Karegeya tujye ku bwicanyi, sindi buvuge ubwa Colonel Rizinde muri Kenya, ariko kamvuge kuri kubwa Sendashonga nawe wiciye muri Kenya na cyo kimwe na Rizinde. Kagame yagiye public mu nama ari kumwe n'abanyepolitike nka Sendashonga. Abanyarwanda byumve neza, abanyepolitike bari mu myanya ya politiki nk'imyanya yari ifite, nk'umwanya wari ufitwe na Sendashonga, abaminisitiri, abajenero n'abandi bose. Atangarizamo yuko ngo Sendashonga yarenze umurongo, ko atagombaga kubikira, ko ariyo mpamvu yamwishe, ko atagomba no kubyicuza. Ibi naho Kagame yabivuze kugira ngo abifominge ko bamwishe. Yabivuze kugira ngo ababwire yuko n'undi wese muri mwe watsinda ubwoba bwe, akagira ubutwari, agashaka kugira ubutwari nk'uwa Sendashonga, buharanira ukuri yuko agomba kwicwa nka Sendashonga. Bityo muhitemo bibiri, mube ingaruzwa muheto z'ubwoba Kagame yababibyemo, cyangwa se muvuge muti igihugu cyacu tugomba kugiharanira kandi ntidushobora gutsinda umwanzi w'igihugu cyacu ari we gatsiko ka Kagame na FPR kari ku butegetsi. Ntidushobora kubatsinda tudabanje gutsinda ubwoba buturimo. Hano ndagira mbabwire yuko Kagame akoresha media mu buryo bwa terrorism, akoresha media mu buryo bwo gukwirakwiza iterabwoba rye. Ndacyari ku ngabo z'igihugu nanone. Kagame ndagira mbabwire yuko adashobora gufata abaturage ngo baburirwe irengero, ngo abice, abitangaze mu binyamakuru, atakoresheje ingabo, mwebwe polisi, mwebwe basirikare, ngo mugire uruhare mu kwica abo baturage. Abo baturage nibo bahemba, ntabwo muhembwa na Kagame. Yica abaturage akabitangaza ko abishe, agamije gucecekesha abaturage, agamije kugira ngo buri muturage yamenye ko leta iriho yica abaturage. Ikwica ikurenganyije, wanabika kwica, wanarika kwica, wanababara ikakwica, kuko wabaye, kuko yakwiciye. Ni inshingano rero zanyu mwebwe basirikare ba RDF kugira ngo mbere yo kubohora abanyarwanda mubanze mwibohoze ubwanyu. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ushobora kubohora u Rwanda nawe ubwawe uboshye. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye kubohora umunyarwanda utabasha kuvuga. Nk'urugero, Madame Victoire Ingabire mu ishyaka rya Delpha Umurinzi, buri muntu wese abarwanashyaka be
n'abantu bose bagerageje kuvugana nawe baricwa bakabirwa irengero. Ibirakorwa n'ingabo z'igihugu yakorwa na polisi. Muri by'ukuri arimo arabasiga ubusembwa mutazapfa mwikuyemo. Ndavuga cyane cyane abayobozi hano ko bagomba kuba accountable kuri ibyo byaha birimo gukorwa barimo gukoreshwa na Kagame na FPR. Bagomba kuzayibazwa, ibyo nta mahitamo bafite uko bimeze. Icyo kiraho. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Ndashaka kubabwira yuko nko kuri icyo kibazo ndimo kuvaho cy'abarwanashyaka ba Victoire Ingabire Kagame yakomeje kwishyira no kwiriza irengero, kandi bikandikwa n'ibinyamakuru bikavugwa na Human Rights Organizations zigasakuza, Kagame abona ko biri muri favor ye iyo bisakuje, ndetse bakamenywa ko ari wabikoze, kuko icyo agamije aho ni kugira ngo buri munyarwanda ushyigikiye impinduramatwara atazahirahira yerekeza amatwi ye n'amaso ku bantu batavuga rumwe na leta nka Victoire Ingabire, ba Bernard Ntaganda n'abandi. Hano ndashaka kugaruka ku ngabo kuko nizo nshaka kwibandaho muri izo observations ndimo gutanga. Ndashaka kwibanda ku ngabo. Ejo hari ishyaka hari amashyaka abiri yo muri Congo yatanze ikirego mu Bufaransa arega bamwe mu ngabo z'u Rwanda na leta y'u Rwanda ku bwicanyi bw'abaturage b'u Rwanda miliyoni 6 bishwe n'ingabo z'u Rwanda muri Congo. Ibi ndagira ngo Abanyarwanda babyumve neza, cyane cyane ingabo z'igihugu. Hari abantu usibye ibi birego byatanzwe n'amashyaka hano mu Bufaransa, amazina y'abagomba kwishyura ntago arajya hagaragara, ariko ntushobora kugira ngo nuvuga ngo ntushobora kuba uzi gutekereza ngo unanirwe kumenya ngo ni bande bazaza kuri urwo rutonde. Icyambere urutonde rw'abantu 400 bagaragazwa mu cyo bita UN Mapping Report cyakoze 2010. Turere rw'ingabo z'u Rwanda mu bwicanyi bw'abaye muri Congo, ababigizemo uruhare n'ibyo bakoze n'amazina yabo byose birahari, birikode. Ndagira mbabwire yuko hafi abantu barenga 200 nabo mu ngabo z'u Rwanda gusa, mu ngabo z'u Rwanda, ariko cyane no kuzitiza Kagame ko niwe zikorera. Ntago ibyo zikora byose ntago zibikorera u Rwanda, zibikorera Kagame. Ibi ni ishyano ku gihugu cyacu kandi suzihemba. So ibyo nshaka kubabwira nuko Kagame arabasiga ubusembwa kandi ntago azabatabara, ntabwo afite bwo kubatabara. Ubasha Kagame bafiteho ngabo z'u Rwanda ni ukubohereza muri mission ziri illegal missions zidafite inyungu igihugu cyacu, zidafitiye akamaro u Rwanda, zifitiye akamaro Kagame ku giti cye n'abamatsi ibihugu akorera, bamutoma y'agaciro muri Congo, muri Central Africa, kugira ngo amasosiyete yabo akire, abana b'u Rwanda bakomeze baba exploited, bakomeze bakoresha ingufu zabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, amasosiyete yunguke, ibyaha bihakorewe bibazwe izo ngabo, bibazwe abo commanders, bibashirwa agahanga kabo. Ejo bundi inkiko zigiye kubakurikirana, zigiye kubatoragura, Kagame adahari, adashobora no kubatabara. Ibi ndababwira nk'umuntu wabaye na Kagame, wabaye mu ngabo za RPA na RDF. Murabyumva? So ndagira mbabwire, mbagira inama, mufite inshingano zo kwibohora. Ndavuga ngo ntimubohore Abanyarwanda ko ntimubishoboye, ntimubohore miliyoni 13 z'Abanyarwanda kuko ntabyo mushoboye. Nimwibohore mwebwe ubwanyu mbere. Niba mushaka kubohora Abanyarwanda, mubakura ku gitugu bariho, mubakura mu bwicanyi bariho, mubakura mu bucakara bariho, mubakura mu kunyaga imitungo yabo bariho, mubakura mu kubafungira mu mago no kubafata nk'abacakara mu gihugu cyabo,
niba mushaka kwibakiza nimubanze mwibohore mwebwe ngabo za RDF, nimubanze mutsinde ubwoba, nimubanze mumenye yuko umwanzi wanyu murimo kubibwamo, murimo gushyirwamo na Kagame ni ubwoba, ibi mubyumve neza. Reka nje ngaruke kuri topic y'aba bagabo abajeno babiri. Ndashaka kubabwira impamvu abajeno mu by'ukuri bafashwe. Abajeno ntago bafashwe ku mpamvu za COVID-19 nk'uko babivuga, ndabijustifyinga kandi ndabibereka. Ikintu cya mbere, Fred Ibingira yafashwe itariki 7, ni ukuvuga ngo itariki 7 Mata uku kwezi, ni ukuvuga ngo batangaje ko yafashwe amaze ibyumweru 3 afunzwe. A 4-star general ufite inyenyeri 4 ku rutugu aba abducted, bibita ibintu nko kuba abducted, ni nko gushimutwa, akazatangazwa yuko afunzwe hakiri ibyumweru 3 nta munyagihugu n'umwe ubizi. Ibi mubyumve neza. Ikindi cya kabiri, abaturage bose bafatanye nawe barabarekuye, mubyumve, kuko hari icyo amategeko avuga. Utanga fine cyangwa se ibihano by'amafaranga runaka, ukarara muri stade, bakagupima ugataha. Wabyumva? Kuki batabikoreye Ibingira? Kuki batabikoreye General Muhire? Kuki bagifunzwe? Kuki nyuma y'iminsi y'ibyumweru 3 na Muhire nyuma y'iminsi 4 ariko batangaje mu nyamakuru bya Kagame yuko abagabo bafashwe kandi bafunzwe? Kuki bakubwira yuko abagabo bafashwe na polisi ikubashyira inzego za gisirikare? Aba bantu Muhire yabaye retired, ntago akiri mu gisirikare, bivuze yuko we polisi yamufata nta kibazo. Ako se Ibingira uri active 4-star general afatwa ate na polisi mu mushyiriza igisirikare? Ikindi cya kabiri, ko Muhire ari retired yavuye mu gisirikare, afatwa ate agashyikirizwa igisirikare kandi atari umusirikare? Ibintu byumve neza. So icyo ushaka kubwano ni iki? Muri iki gihe nta operations nyinshi ingabo za RDF zifite, bivuze ko ziri makambi barracks, makambi cyangwa barracks. Bivuze yuko bafite umwanya wo kwitekerezaho, bivuze yuko bafite umwanya wo kwanaliza, kuko batari ku rugamba, batari kuri hebu. Uburyo buhari bwo kugira ngo Kagame aba maintaining byo muri rw'igisirikare twitaga kuwamiliki bila kuwagusa, kuba kontrola, umuntu akabazirika atabakozeho, niba ariko nabivuga nko mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo aba generals babiri bafashwe mu context yo kugira ngo batera ubwoba abandi basirikare, cyane cyane senior officers, bo gutekereza ikintu icyo ari cyo cyose ahubwo bigengesereze, bavuge ngo natwe tutamera nk'aba generals bafashwe, tudakorwa nkabo. Cyane cyane ko ni bake cyane basike ba RDF bari ku mapeti ya General Ibingira ya 4-star general, full general, na Lieutenant General Muhire 3-star general, ariwe Lieutenant General Muhire. Ni bake cyane. So Kagame agafata abo hejuru agashaka kubagira ibitambo byo kugira ngo hahamura abandi generals that is generals na brigadier generals na colonels na lieutenant colonels na major n'abandi, kugira ngo basigare ari ibikanye imitima yabo ititira imeze nk'iyitungo rya nyagiwe n'imvura y'urubura. Icyo nshaka kubwira ni iki? Icyo Kagame afite muri ibi bihe by'amahoro abasirikare barimo, ni crisis barimo y'ubukene, crisis barimo yo gupoliticizinga COVID-19, agakenesha abaturage, akabazi yuko afunze umupaka wa Uganda, akabazi ko amaze iminsi yica abantu bambuka
cyangwa binjira bava Uganda abarasa mu ihango, azi ko ibi byose akora abaturage babizi, azi ko byose akora abasirikare babizi, azi ko abasirikare barimo gukora evaluation bagasanga bayobowe nabi, azi yuko mu gihe abasirikare bafite igihe cyo kuba batari cooperation z'intambara, bari mu bashobora kuba batekereza, binashoboka ko bashobora gutegura indi migambi yo kuba bamuhirika. So ikimufasha kugira ngo imigambi yo kumuhirika ayikerereze ni ukubahahamura, ni ukubegereza wa mwanzi ubakontorora witwa ubwoba, utuma badatekereza, utuma uwo mwanzi bahora bahanganye nawe, aho kugira ngo bahangane n'ikibi bareba aricyo Kagame n'agatsiko ke, kuko barabishoboye abasirikare kubikora mu gihe batsinze ubwoba. So ngira ngo mbabwire ni gufungwa no gutangaza ku mugaragaro kw'ifungwa ry'abajeno babiri, ikibyihishe inyuma ni ukugira ngo nuko Kagame afitemo ikintu cyo gukekeranya no gukeka yuko haba hari imigambi mibi irimo gucurwa kuri we ikorwa n'abasirikare bamwe. Ibi birashoboka pe, ndababwira ko mbizi. Ikindi nshaka kubabwira, icyo buri musirikare agomba kwibaza ni ukubera iki nyuma y'uko Muhire yafunzwe kuri 24 ibingira agafungwa ku itariki 7, kuki nyuma y'uko Kagame avuye gutanga amapeti ku basirikare bashya new entrance bakadet yahapi yasuye tuna abana bato muri bose ndahamya ko 99% bakadet bapasinze ari abana bavutse nyuma ya genocide, ko nta n'umwe ufite imyaka ni bake bafite imyaka iri hejuru ya 27, ndibaza ni bake. Bivuze yuko majority yabo n'abana batazi genocide, bayumva nk'amateka. So ukibaza uti nk'umusirikare uri active uri mu gisirikare, wowe ku giti cyawe utekereze ko impamvu Kagame yatanze amabwiriza ku binyamakuru bye yuko bigomba gutangariza abasirikare bose n'abaturage ifungwa ry'abajeno babiri bamaze igihe bafunzwe bihishwe, bafunzwe rwihishwa, bafunzwe nk'ababaye abducted, nkaho bashimuswe. Urabibona impamvu yabikoze gutya, yabikoze ari uko abanje gutanga amapeti ayaba bana, ni ukwibutsa abasirikare bafite uburambe bakiri mu gisirikare yuko igihe cyabo kirimo, ni ukuvuga ngo igihe cyabo kirimo kurenga. Iyo mubyibuke mbaye iyi experience, iyo habaye new recruitment, iyo Kagame yinjije abasirikare bashya, baba abasirikare bato baba officier, nuko bagenye undi mubare ugomba gukurwa mu gisirikare ugasimburwa nabo, kandi abakuramo nabo azi ko bafite uburambe mu gisirikare, kandi inzego z'iperereza ziba zaragiye zijonje, tukavuga ati uyu nguyu azi ubwenge, uyu nguyu ashobora ntago yumva neza ibikorwa bya leta, abirimo ariko atabirimo. Ni ukuvuga ngo usobanukiwe wese ni ugomba kuba uwa mbere kugira ngo akurwe mu gisirikare. So kwinjizwa kw'abasirikare kw'abana bato mu gisirikare aba bashya kugamije gukuramo bariya bababaye, bariya binjiye igisirikare bataje guhembwa nkabo, kuko abinjiye baje guhembwa. Kuriya kubyina kwabo, kuriya kwishima kwabo, aba bana ndabizi bafite umutima ukunze igihugu cyabo, ariko ntago bazi iyo bajya. Aba ni nkaho niba umuntu yabita ngo iki, nuko umuntu yabita, ni ukuvuga ngo ntabwo bazi iyo bajya. Bishimiye buriya bupeti bwa Sultan bahawe, ariko ntago bazi ikibwihishe inyuma, ntago bazi yuko bagiye kwicuza n'icyatumye babona ayo mapeti. So genda ngo mbwire abasirikare bakiri mu ngabo za RDF, abasirikare bato, ba officers, ba senior officers, ba general officers, ni ngombwa yuko batsinda ubwoba. Ni ngombwa ko mutsinda ubwoba kugira ngo mukore ibikwiriye gukora mu gihugu cyacu, kugira ngo mwibahoze ubwanyu mbere yo kubohoza abaturage. Ntabwo abaturage bakeneye no kubohozwa n'abasirikare baboshye, muraboshye. Ntabwo abaturage bakeneye kubohozwa
n'abasirikare b'ibikange, muri ibikange, bakeneye yuko mubagaragariza ko muri abagabo, yuko muri abasirikare, yuko mushobora kubakiza ikibi, mushobora kubakura ku ngoyi yabimye demokarasi, mushobora kubakura ku ngoyi yo kuburirwa irengero, mushobora kubakura ku ngoyi yo kwicwa umugenda buri munsi, mushobora kubakura ku ngoyi yo kubatatanya n'abavandimwe babo bakara kuri imishwaro baraheze mu buhungiro. Jewe mfokasinze kuri mwebwe ngabo za RDF. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi muzi ko n'ababyeyi banyu ubwabo babayeho nabi, babayeho mu bukene, ubukene batahisemo, ubukene atari uko ari abanebwe, mubyumve neza, atari uko ari abanebwe, ahubwo ari uko leta yabakenesheje. Ugerageje gukira aramburwa, ugerageje gukira akagaragara mu gihugu, iyo adahaye imigabane Kagame aramwica nk'uko yabikoze kuri Rwigara, aramumenesha, iyo ananiwe kumwica akamucika aramumenesha nk'uko yabikoze kuri Ayabatwa Rujugiro, akigaruza imitungo ye, amuhimbira ibyaha akamugira umujenosideri iyo yamaze kunyaga imitungo ye nk'uko yabikoze kuri Kabuga Felicien. So ikintu nshaka kubabwira rero ingabo z'u Rwanda, banyarwanda kandi namwe, kuko ubutumwa nagira ngo mubugeze ku basirikare b'u Rwanda bose uko bishoboka babubone. So tugiye kuri generals bameze nk'aba ba Ibingira na Bamuhire, yarahunze senior officer Fruma, mumwita ikigwari, Major Fruma, yarahunze General Kayumba Bigendako, yarahunze Kano Patrick agiye Bigendako, barahunze sike batandukanye ntashobora kurondora, ba majoro, ba kapiteni bande bose mukabagaya. Ariko no mu gihugu yishe Kalisa Mupende, we yari yaradupse, Kagame yishe Kalisa Mupende yari yaradupse, ari umwana we, Kalisa twabanaga ku Murindi, ari umwana muto, Kagame amudukuramo amwohereza kwiga, amugira umwana we, bakajya banasangira ibyo ku isahani imwe nk'umwana we, ariko byashoje amwiyiciye, yishe umwana yadoptinze. Ubwo sinshaka kuvuga impfu z'abandi bose, baba baguye mu ishyamba, baba nabishwe turi muri leta, ibyo ngibyo simbibarusha kubimenya. Ariko generals, senior officers, mureke kumera nk'inka ziri mu rufra. Rufra ndavuga rufra ni ahantu, ni ukuvuga ni ahantu babagira inka, ariko zikaba zifite ahantu zibyagiye, bakajya bakuramo imwe ikajya aho bayibagira bakayica ijosi, bakayikuraho uruhu, bakayishwanyaguza yose, bakayohereza kubajya kuyirya. Nabo n'inka nibura ziraribwa, barangiza bakaza bagafatayo indi ikagenda nayo mu mashini, mu babazi bakayibaga, barangiza bakajya bazikuraho gutyo ziva mu rufura mu kintu kimeze nk'ikiraro, bazirobanuramo ijya kwicwa. So uyu munsi Kagame arimo atoranya general officers, senior officers, junior officers n'abasirikare bato, agenda yica, anaga muri Rweru, afunga, akora. Ni ukuvuga ngo murebera uvuga ngo wenda nzahonoka, nawe ejo ukaburagiye, unati nanjye wenda ejo nzahonoka, ukaburagiye. Nongere mbabwire, mufite inshingano zo gutsinda ubwoba kugira ngo muyibohore. Ntabwo abanyarwanda bakeneye ko mubabohora mukiri ibinyabwoba, mugomba gutsinda ubwoba, mugomba kuba abagabo, mugomba kwibohoza kugira ngo mubone kubohoza abanyarwanda. Ibyumvikane, abanyarwanda bafite ibindi byabo muzagenda babwira buhoro buhoro ibyo bashobora gukora. Ariko mwebwe mwambaye imyenda, uniform za gisirikare mugurirwa n'abaturage, mwambaye inkweto mugurirwa n'abaturage,
mwambaye inkweto zifite amarase mugurirwa n'abaturage, mwambaye ingofero mugurirwa n'abaturage, mufite imbunda mugurirwa n'abaturage, mutagurirwa na Kagame, mugurirwa n'abaturage, mukaba murimo kubagambanira mukorera umwicanyi umwe ruharwa Kagame n'agatsiko ka FPR. Amateka arayibabaza. Nimutibohora ngo mutsinde ubwoba, mukore ikintu kizatuma abaturage babona yuko mutari ibigwari, muzajyana na Kagame mu Rwabayanga. Ndababwiza ukuri, muzajyana na Kagame mu Rwabayanga. Ibyo mbabwira ndababwira nzabisubiramo n'ejo, babyumva. So muri make simfite byinshi byo kubabwira uyu munsi, nagira ngo ubutumwa bwo mbagejejeho. Ndasaba buri munyarwanda wumva ubutumwa ko abugeza ku ngabo z'u Rwanda. Ndabizi ko mu Rwanda bakurikirana radio televiziyo Gira Ubuntu ari benshi kandi ayibashimira, ariko mutinyuke no gufata za audio, iyi video muhindure audio, muyihererekanye igere kuri benshi. Nongeye nasabe abanyarwanda ku bwinshi kongera gukomeza gukora subscribe kuri radio televiziyo Gira Ubuntu, kugira ngo mu gihe cyose nzajya mbategura ibiganiro bizajye basha kubageraho vuba na bwangu. Murakoze kandi mugire umunsi mwiza. Imana ikomeze ibane namwe.